kuva mu wa mbere segonderi kugeza mu wa gatandatu segonderi nta muntu wigeze asura. Abikuruye rero araza nkuraho nari nicaye mu iteraniro, araza njyana imbere ati nyamara rwose mfashe ifoto yawe yo hambere nkayigereranya n'iy'iki gihe, ndabona impamvu zo gushima. Ariko yarabyibutse yibuka ukuntu nyine abandi bajyaga kurya mwami Yesu. Ndabyibuka nkabikurura, ariko umwami Yesu yakoze iby'imbaraga. Imana yakoze neza ibidutangaza, abantu bo muri si batari babona. Imana yakoze neza. Imana himbazwe. Ndabyibutse, Imana ishimwe ko yangiriye neza. Hanyuma ubu ntanzaragiwe, uzigaye narajemo n'amapinya. Ndabyibutse bitumye nibuka ibyo bintu. Imana himbazwe. Ayiwe, bande bakajya kurya nkicara, hakabamo mpamagaye akampa wenda ikijumba gakoramo. Imana umuntu agakura muri ubwo buzima kandi akabaho. Hawe ngo Imana izakubeshaho humura. Wari wabona umuntu urwara akarinda kira ari mu bitaro arembye atagira n'umukandagira, ariko Imana yarakoze. Imana yarakoze. Nahoze mbwira umugabo wanjye ukuntu nize kuva mu wa mbere segonderi kugeza mu wa gatandatu segonderi nta muntu wigeze asura. Uwasuye ashyireho comment mu kiganiro. Ndabizi neza ko abantu muri bucyumve, ariko umuntu waba yaransuye nibura akavuga ati ngewe igihe iki n'iki naragusuye, ashyireho comment. Ibaze kwiga kuva mu wa mbere segonderi kugeza mu wa gatandatu segonderi kandi niga mbaye nta muntu usuye. Nibutse njya kwiga bwa mbere muri segonderi, umuntu yamaye igitenge nta shuka nari mfite, nagiye nambaye kamambiri za umoja. Mfite ambaraje y'icyatsi kibisi yabaye iriho karindari. Ariko Mana, nimuyindekere Imana nyiribihe, nimuyindekere maze nyivuge ibigwi. Udekera Imana ihindura ubuzima bugahinduka. Nawe ngomboye nta wundi muntu wo kuvugwa pe. Mugabo wanjye nawe rwose uro gushimirwa. Aho nzajya nkuvuga nyuma yuko mvuga Yesu yangiriye neza, kuyura nanjye atarangirira neza nta nubwo ari bunyemere, ariko Yesu mwiza himbazwe. Imana rero iratubwiye ngo hano muri iri jambo ngo umuntu witondera amategeko n'amateka by'Imana. Wowe witondera amategeko y'Imana pe, ubane neza n'Imana, izakubesha, izatuma n'abantu bawe bagukunda, n'abantu bakwitaho, n'abantu bagukunda. Umeze gute? Bana neza n'Imana, abantu bazakwitabira, bazakuyoboka. Urarwara ntugire ugusura, wewe bana neza n'Imana bazagusura. Kandi niyo batagusura ifite abantu ikoresha bakagusura. Wikiwe Imana ifite abantu, Imana irihagije. Imana irihagije. Witunga intoki zawe ushaka ko baza cyangwa abo ushaka ko baza, wishaka ko tuza twebwe ntago dufite umwanya wo kuza wowe. Imana izagutungura. Rero umuntu witondera amategeko n'amateka by'Imana biramutunga akabaho. Narabibonye, ndabikubwira nk'ubizi, ndabikubwira nk'uwabibonye. Imana ifite ukuntu ibeshaho abantu bayo, ubundi bakabaho, ubuzima bugahinduka. Ukajya ugenda wisetsa mu muhanda, ukubonye akabati uriya baye wate. Naho ni bineza neza byuko Yesu agira neza. Haleluya.
ni ibineza neza by'uko umwami Yesu agira neza, kandi koko agira neza. Amen. Mu gitondo mbyuka njya gukubura, mvuye muri Yansina bigaga primaire, abana barabareka bajya ku ishuri, ngewe ndasigara. Sinajyayo nyine, igihano cyari kigikomeje, ariko ndabatangariza inkuru nziza ko Yesu ari umwami umenya intimba n'imibabaro kandi akabihindura. Muri ibyo yarabiririmbye aravuga ngo ahindura iyo mibabaro ngo anezeze, Imana ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane. Kandi yarambabariye angira imbohore, yamviriye amaraso yo mu mutima we, ndanezerewe cyane kuko yancunguye, Imana ishimwe cyane. Imibabaro yacu yose niko ayizi, ajya ahindura iyo mibabaro ngo atunezeze. Ntago nishimiye ibyo, ariko abo bana yahaga kujya kwiga akabarutisha ko najyayo, nta numwe wageze mu mashuri nk'ayo nize. Ntago ari menshi ariko sina makeya. Ndashimira Imana. Imana yaranyigishije bikomeye bigoye, njya mbara primaire nizeho nazo nkabona ni nyinshi, ariko Imana ishimwe. Haleluya. Nubona bikuyobeye ujye ubibwira Yesu. Yesu arigisha, anyigisha primaire ndayirangiza, anyigisha secondaire ndayirangiza, anyigisha kaminuza ndarangiza mbona A0, anyigisha masters, ariko si uyu mwami. Ntacyo twakuburanye. Kuri ubu rero numva ashaka kubwira abantu ngo wowe nubwo ubona bikucanze bikuyobeye, hari umwami utajya ugira ibintu bimucanga habe na gato. Habe ndashima Imana ko umubyeyi akiriho, akimpamagara ati mwana wanjye. Ntago mbivuze kuko murwariye inzika, nta mukristo urwara inzika, ahubwo kuvuga ko Yesu ahindura ubuzima. Ubwo ubona urimo bwakunaniye, bwagushobeye, wabuze uko bigenza, Yesu ajya buhindura. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo bwira Abisirayeli ngo ndi Uwiteka Imana yanyu. Kandi umuntu witondera amategeko n'amateka byanjye akabikora neza, ndavuga by'Imana, ni Imana yivugaga, n'Uwiteka wivugaga. Iravuze ngo umuntu witondera amategeko n'amateka yanjye ngo ibyo uzabikora azabeshwaho nabyo, ndi Uwiteka. Umuntu witondera amategeko n'amateka by'iyi Mana. Urumva amategeko ari ukwayo n'amateka ari ukwayo. Ko amategeko ni ntukice, ntugasambane, amategeko y'Imana turayazi. Hakaba rero n'amateka yayo. Amateka yayo yo buri muntu ayavuga bitewe n'aho abahuriye, ariko hari nayo twize muri Bibiliya. Uwiteka yabanye n'Abisiraheli abambutse inyanja itukura, ayo ni amateka. Ngo bageze imbere y'iyo nyanja, imbere basanga n'inyanja, inyuma n'ingabo za Farawo, hirya no hino n'imisozi, Imana ica inzira mu nyanja, ayo ni amateka. Ni amateka y'Imana kandi tuziranyeho. Ubundi bati Daniel bamubuza gusenga, bati ntandi muzamutegera ni ku Mana ye. Aranga arakomeza arasenga, bati mumujyane mu rwobo rw'intare. Bamugejejeyo intare ntizamurya, ayo ni amateka y'Imana. Saduraka na Meshake na Abedenego mu itanura ry'umuriro, umuriro ntiwabatwika, ayo ni amateka y'Imana. Ariko nanjye ungezeho nakubwira kuri aya mateka y'Imana, nakugeraho wowe
ukambwira amateka y'Imana y'ukuntu wagoye kubyara umaze imyaka wenda 18 20 mirongo ingahe. Buri muntu wese afite amateka y'Imana bitewe naho bagiye bahurira. Rero umuntu witondera amategeko n'amateka by'Imana akabikora neza, ibyo bizamutunga abeho, niko Uwiteka avuze. Sikesyo yuko umuntu afite diplome na z'Imana igizinyuramo tukabaho. Sikesyo yuko ufite permis n'ibindi ukora, nuko uri umuhinzi uri umutunzi, ahantu hose Imana irahanyura. Kuko birarambwe ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, nticarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi yo koye mawe. Imana ihimbazwe. Ariko hari aho yageze aravuga ngo uwo muntu icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ni umuntu ufite mu mutima we inzira z'igisiyoni. Nagutangariza yuko ukwiye kubana neza n'Imana, kuko umuntu witondera amategeko n'amateka by'Imana biramutunga akabaho. Biramutunga akabaho. Ejo bundi hari ijambo nabwiye umuntu araseka aragagara, ariko namubwiye ni ngewe nkurikije amateka afitanye n'Imana ndumva nta kintu umutima wanjye ushinja cyatuma Imana itangirira neza. Rero mbabwiza ukuri, mu kiganza cy'Imana harimo ububasha n'ubushobozi bituma nta wayitanga imbere, nta n'uwayibuza gukora ikintu cyose yagambiriye gukora kuri wowe. Kandi saha gusa hari n'ahandi Imana izatugeza. Imana yamuduhaye izaburite kumuduhana n'ibindi. Ntabwo Imana yaguha Kristo ngo ikwime inzu yo kubamo, ikareka. Rindira Imana, tegereza Imana, Imana izabikora. Imana izabikora ntibeshya, Imana izabikora, n'Imana itabeshya. Imana izaduha n'ubugingo buhoraho. Kubera ko Petero yarabitubarije aravuga ati ariko subundi abantu basize ibyacu tugagukurikira uzaduhemba iki? Kristo nawe ndamukunda zikureba ibyacu we, areba nahiherere n'ibyo twe dushaka kumenya ukuntu bimeze. Yaba umuntu aba yarabanjije kavuga nyine urumva nyine Kristo yarabanjije aviza ku byo twebwe twifuza dukenera ngo mukiri mu isi. Haleluya. Nzaba kubira inshuro 100, ariko ngerekaho n'ubugingo buhoraho. Imana izaduha ubugingo buhoraho, mwanswe kuduha umuceri wo kurya. Imana izabikora ntibeshya. N'ikimenyimenyi nurapfa, uracyariho, uracyahumeka. Wari kukunyereka ndiyo za Nyamasheke, nta byiringiro by'ubuzima nari mfite. Ariko ubwo ufite abahungu n'abakobwa n'umubyeyi ushima Imana, nta kiyowe data we n'ikimana ibuze. Yemwe bantu twakuranye we, ejo bundi hari umudamu uherutse kunkurura bagiye kuririmba indirimbo ngo fata ifoto yawe. Yakuruye ifoto twiganye muri primaire, akurura ifoto y'ukuntu navaga mu rugo kuko twigaga kure. Abandi bana barabapfunyikiraga nyine ibyo kurya. None ugiye kuko nawe mfite ubimpfunyikira nkagenderaho ntafite ibyo kurya, kandi ntari busubire yo kubera ko hari kure. Ariko Mana we, hayi uri Mana wabaye Imana, uri Mana wabaye Imana, uri Mana wambereye Imana. Mana we, yewe we, mbazamwitona biguze Mwami wambereye Imana. Mvuye Remera na Bugungu Mana umbere Imana, uri Mana wambereye Imana. Mana we, ndakwibutse nabuze uko ngira Mana wambereye Imana. Wibutse nabuze icyerekezo cy'ubuzima Mana wambereye Imana, uri Mana wambereye Imana. Mana we, wibutse kuri wa mugezi bita Nyagahembe utandukanya Bugungu na Mwito na biguze Imana wambereye Imana.
Yesu we ndakwibutse mwami Yesu muri rwa rugendo rwo kujya mu gitwa mwami wa mbere y'Imana uri Mana Mana wa mbere y'Imana Mana we. Uwo mudamu arabyibuka ukuntu twajyaga tujyana ku ishuri abandi batwaye nyine udusorori turimo ibyo kurya nkagenda ari nyo ariko Mana warahabaye Mana we warahabaye Mana we warahabaye cyagihe warahabaye Mana we warahabaye naho nari kuvuga ariko umutima wanjye uri kuvuga wowe uri kubyumva warahabaye Mana we warahabaye cyagihe. Ushimirwe ko habayeho inshuti n'imiryango bitari ushimirwe ko wabayeho ababyeyi banjye batari ushimirwe ko wabaye cyagihe na cyagihe